Case Rwanda ndabasuhuje. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibintu 12 wakorera umukunzi wawe wahoze ari umukunzi wawe akaba yatangira kuzajya kwirukaho yibaza se ni gute nasubirana n'umu ex wanjye. Rero izi nama ngiye kukubwira uzikurikije nta kabuza uwari umukunzi wawe atangira kukwirukaho yibaza ati se ni gute nasubirana n'uwahoze ari umukunzi wawe. Rero buriya abantu duhura buri wese afite intego yo kuba yakundana na mugenzi we kandi urukundo rugakomera, ndetse yewe byanashoboka mukaba muzana abana mukanasazana mukabyara ahungu n'akobwa. Rero iki kiganiro turifashisha inyandiko z'abahanga ndetse n'ibitangazamakuru byinshi bikomeye bivuga ku nkuru z'urukundo, harimo icyo bita Psychology Today, hakaba na Love Now, hakaba ndetse n'umwanditsi wandika ku nkuru z'urukundo Gary Chapman. Rero muri iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye no kukigezwaho na Cassien. Ndabasaba rero kuba hano kugeza kino kiganiro kirangiye, mbasaba gukora subscribe, comment ndetse na share. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga kwiha umwanya wowe ubwawe wenyine. Aha rero niwiha umwanya nubwo bigoye ukagenda ukicara ukitekerezaho, mbese ukagenda ukicara wenyine ukitekerezaho, ukiha umwanya ukikorera ibintu byawe. Niba umukunzi wawe yari azi ko buri kintu cyose mugikora muri hamwe, nk'urugero nko kujya gusohoka muba muri hamwe, kujya ku kazi niba yazaga kugutora mu gitondo akabona mbese urimo urabyikorera buri kintu cyawe cyose wenyine nta muntu ugufashije, nta hantu na hamwe agaragara yuko yagufashije, nta kabuza ibi ngibi bizatuma we ubwe yikorera evaluation, atekereza ati se uriya muntu ko buri kintu cyose yajyaga gukora ari njyewe wamufashaga nkaba mbona arimo kubyifasha bimeze bite. Bizatuma rero atangira gutekereza ati se wa muntu nasize bimeze gute, nawe yongera atangire gutekereza niba ashobora kuba yakugarukira. Icya kabiri rero uzakora kugira ngo usaze uwahoze ari umukunzi wawe uzwi nk'aba ex, ugomba kurira wiherereye, ukaririra wiherereye aho nta muntu n'umwe mu nshuti zawe ushobora kumenya yuko byakubabaje kuba waratandukanye n'umukunzi wawe. Niba bitagushobokeye byibura shaka inshuti imwe wizeye itakuvamo, yiririre uruhande, byange bikunde nurangiza kurira uzaba utandukanye na wa muntu wa mbere ndetse n'uwa kabiri. Nubwo abantu benshi twumva ko kurira ari akababaro, yego nibyo kurira ni akababaro ariko biruhura umutima. Genda ushake akanya utuze urire, mbega bizagufasha kuruhura umutima no gutangira gufata intego nshya z'ubuzima bwawe, no gutangira kuvuga ati se ubuzima bwatangira gute ntamufite. Icya gatatu rero, niba usoje kurira uragomba gushaka ikintu uhugiraho. Shaka ikintu uhugiraho, irinde kandi ibintu mwahuriramo. Niba wenda tuvuge nk'umushuti wanyu yakoze anniversaire, irinde kuyihuriramo, irinde ibintu mwahuriragaho, mbega niba ari filime mwarebanaga, niba ari indirimbo mwarebaga mukumva mwese murishimye, izo ndirimbo sa nk'uzihagarika, utangire gushaka izindi ndirimbo wumva zigutera imbaraga, zigutera gukora, zigutera mbega nyine utangire ushake ibiganiro amadocumentary y'abantu bakundanaga, mbese bamara gutandukana umwe akaba yishimye bikaba byaramuteye imbaraga zo gukora no guteza imbere. Icya kane rero, dukurikije iby'izi mbuga zashyize hanze Psychology Today, Love Now ndetse n'uyu mwanditsi ku bijyanye n'inkundo wa Gary Chapman yavuzeho,
mukure mu bantu wafataga nk'ab'ingenzi. Niba wumvaga yuko mu rukundo abantu tugirana amasezerano, sinabaho ntagufite, ubuzima bwanjye ntibwabaho ubwawe budahari, mukure mu bantu wafataga nk'ab'ingenzi kuri wowe. Niba tuvuge imyenda wari ufite, cyangwa se aho uba ari wagukodesherezaga, cyangwa se niba ari we muntu wazaga kugufata mu gitondo akakujyana ku kazi, itegere, ikodeshereze, igurire imyenda yawe. Mbese muri ibyo bihe irinde no kuba wakambara mbese n'umwenda yakuguriye, ugerageze ushake indi myambaro yawe mishya, umwereke yuko kuba mutakiri kumwe ntacyo byagutwaye, mbese ubayeho neza. Ibi rero nubikurikiza azatangira gutekereza, ese wa mu ex wanjye ko ari njye wamuguriraga imyenda, ko ari njye wamujyanaga ku kazi. Mbega nyine igire, niba nta kazi wari ufite, jya gushaka akazi ukore, umwereke yuko niba utigaga, jya mu ishuri wige, umwereke ko ubuzima bwawe bufite iterambere, buri guhinduka buba bwiza kurusha uko mwari mukiri kumwe mbere. Ibi rero nubikurikiza bizamusaza atangire gutekereza, ese ni iki nakora kugira ngo nsubirane n'umukunzi wanjye wa kera. Icya gatanu rero ugomba gukurikiza kugira ngo umukunzi wawe atazagusuzugura, azajya ahora atekereza anifuza kuba mwasubirana, igire nk'aho ubohotse ingoyi ye. Ishimira ubuzima kurenza mukiri kumwe. Tuvuge niba utakundaga siporo, tangira ujye ubyukira mu gasiporo, mbega wambare neza, woge kenshi gashoboka, wisige utuvuta twiza duhumura, mbese n'abazajya bahura nawe bajye bamuhamagara bamubwira ngo wa mu ex wawe ukuntu asigaye ameze, yabaye mwiza, asigaye akora siporo. Mbega nyine bamenye nawe ahari atangire gutekereza, se ubu sinshobora kuba narahubutse, kuba naratandukanye n'umu ex wanjye, numva bambwira ngo yabaye mwiza, asigaye akora siporo, yambara neza, yabonye akazi. Bizatuma atangira gutekereza akavuga ngo reka muhamagare cyangwa mwandikire. Ndakubwiza ukuri koko azatangira kujya kwitoratoza kwandikira zahaye. Icya gatandatu rero ugomba gukurikiza kugira ngo uwahoze ari umukunzi wawe agusarire atangire gutekereza kuba mwasubirana, shaka umuntu yafuhiraga mukiri kumwe, mwigireho inshuti, mutangire mwishimane. Mbese tuvuge niba buri mugoroba muvuye ku kazi mujya nko kuri supermarket guhaha, uhanyurane na wa mu ex wawe, uhanyurane na wa muntu yafuhiraga mugikundana, kandi mugerageze kumwereka ko mwishimye. Bizatuma atangira gufuha, atekereza ati se burya mbega nabahaye rugari, kumbe n'ubundi yarantendekaga n'ubundi. Gusa nyine ugerageze ubikore mu buryo bwiza, wirinde kujya mu ngeso mbi z'ubusambanyi, umwereke, kandi wirinde kuba wahita wihutira kuba wajya mu rundi rukundo. Nagukoraho ubushakashatsi azasanga wa muntu n'ubundi mudakundana ari nk'ibisanzwe, muba mwiganira ibisanzwe. Bizamukurura gutekereza ati se burya kumbe wa mukobwa ni mwiza ndamutse ntanduka, cyangwa wa musore ni mwiza ndamutse ntandukanye nawe, ashobora kuba yabona n'abandi. Bizatuma yongera gutekereza, atangire gushaka kuba mwasubirana. Icya karindwi rero uyu muhanga mu bijyanye na psychology mu rukundo, Gary Chapman aratubwira ngo koresha imbuga nkoranyambaga gake gashoboka. Irinde gukoresha imbuga nkoranyambaga ugaragaza reaction zawe ko utandukanye, ko utazongera gusubira mu rukundo, ko mbega nyine byakubabaje cyangwa se wenda byagushimishije. Irinde kwerekana reaction zawe ku mbuga nkoranyambaga. Buriya imbuga nkoranyambaga ni iz'abantu benshi baboneraho ko wishimye cyangwa ubabaye. Irinde kwerekana reaction zawe ko wagize effect cyangwa se ububabare cyangwa ibyishimo mu gutandukana n'umukunzi wawe.
bibaye rero bitagushobokeye kuba wakoresha izo mbuga nkoranyambaga gake, niba unazigiyeho postinga umuryango wawe, inshuti zawe, ibyagushimishije, ku buryo n'umukunzi wawe n'ahari nabona ibyo urimo urapostinga, ese ntumwitayeho, urimo uripostingira umuryango wawe, urimo uripostingira inshuti zawe, bizatuma atekereza avuga ati se wa mukunzi wanjye mbega atangire kuguha agaciro. Tuvuge niba naho yagiye afite umukunzi, bizamutera gutekereza ati se wa mukunzi wanjye kuva dutandukanye ntiyongeye kumpamagara, kandi ubundi ubusanzwe iyo twavuganye nabi ararakara, cyangwa se wenda tuvuge ahora ampamagara akeneye ngo twiyunge. Nabona ibyo byose utarimo kubikora, bizamusaza bituma atekereza ati se birashoboka ko nakongera gusubirana n'umukunzi wanjye wa kera. Icya munani rero ushobora kuba wakurikiza, ubuzima bwawe bukaba bwiza kurushaho kandi bigasaza umukunzi wawe wa kera, gira ibanga ry'ubuzima bwawe, gira ubuzima bwa private, murinde kuba hari amakuru yamenya kwerekeyeho, ku buryo no mu nshuti zawe irinde ko mwaganira ku bijyanye n'umu ex wawe, irinde kuba wagaragaza reaction zawe, nawe najya agerageza kuba yashaka amakuru mu nshuti zawe, azajya asanga nta kintu na gito mumuvugaho, bizamubabaza, bituma atangira gutekereza ko ahubwo kuba mwarakundanaga ari wowe wari ingenzi kumurusha, atangire gutekereza ati se ni iki nakora kugira ngo nsubirane n'umukunzi wanjye wa kera. Irinde kuba hari umuntu w'inshuti ye wenda wakumva umubaza amakuru ye, nagerageza no gushaka kukubaza ese amakuru yawe nyuma yo gutandukana na runaka, mubwira ati amakuru yanjye ni meza, ameze neza, narabonye akazana ndakora, cyangwa se niba wenda wari unagafite umubwira ati akazi kanjye nkabyukiramo mu gitondo, ati n'ubu ngubu mfite akantu k'akaraporo nshaka gutanga, ubu ngiye kugatanga. Umwereke ko ushyize imbere akazi kurusha kuba mwaratandukanye, bizatuma atekereza kenshi avuga ati se uyu mukunzi wanjye ni iki nakora kugira ngo dusubirane, mbega bimusaze muri we atekereze cyane. Bizagufasha ndabikwijeje, kandi bizatuma ugira agaciro, ku buryo n'uwahoze ari umukunzi wawe azakomeza atekereza cyane akibaza ati se ni iki nakora kugira ngo nsubirane n'umukunzi wanjye wa kera. Icya cyenda rero muri izi nama ushobora kuba wakurikiza, wihubuka mu guhita ushaka urukundo rushya. Ndabisubiramo hano hantu, bantu mwe guys, mukunda gutandukana n'abakunzi banyu mugahita muhubuka mu gushaka urukundo rushya. Pay attention, haba harimo abashaka kugukina ku mubyimba, cyangwa abashaka guhita kugufatirana kubera yuko watandukanye n'umukunzi wawe, ufite depression mu bwonko bwawe, utari kubasha gufata imyanzuro watekereje neza. Guys, pay attention mu gushaka urukundo rushya. Irinde iki kintu, mbese wongere ufate umwanya wawe wenyine witekerezeho, wirinde kuba wahita uhubukira ushaka urukundo rushya. Ndabikubwiza ukuri, umukunzi wawe tuvuge niba mutandukanye muri uku kwezi, akabona hashize ukwezi kumwe, amezi abiri, amezi atatu, atumva amakuru ko hari undi muntu muri hamwe, kabone n'iyo we yaba amufite, bizatuma atekereza avuga ati wa muntu uzi ko yankundaga cyane, wa muntu uzi ko nahemutse, wa muntu uzi yuko na n'ubu nta mukunzi afite. Bizatuma we muri we yikorera evaluation, atekereza ati narahubutse, narahemutse, bitume akugarukira, atangire kukwihamagaza, akwandikira. Ibi bintu nubikurikiza guys, ndabikwijeje neza, bizatuma usubirana n'umukunzi wawe kandi ari we ukwinginze kugira ngo musubirane. Rero muri izi nama zagufasha kuba wasubirana n'umu ex wawe, cyangwa se niyo mutasubirana we agusarira, bigatuma ugira agaciro ko kuba mwaratandukanye, utasuzuguwe ahubwo ari we wasuzuguwe. Isuzume wowe ubwawe nyuma y'igihe mutakiri kumwe.
isuzume wowe ubwawe nyuma y'igihe mutakiri kumwe, wikorere evaluation, utekereze uti se ubundi nyuma yo gutandukana n'umukunzi wanjye ni iki nahombye? Ese hari icyo nahombye? Ese kirahari? Isuzume umurebe, se we nyuma yo gutandukana kwanjye nawe yitwaye gute? Urebe ku mpande zombi yitwaye gute. Nusanga rero nyuma yo gutandukana kwawe nawe hari ikintu wahombye cyangwa se wenda ntacyo wahombye, birashoboka yuko wabireka burundu. Nusanga rero hari ikintu wahombye, birashoboka ko mwasubirana, ugatangira kuba washaka uburyo ki mwakongera mugasubirana. Ibi rero ndakubwiza ukuri guys, bizakugirira akamaro kandi bizagufasha ko wagira urukundo rwubashywe kandi akagukunda bya nyabyo, nta bintu bya bindi byo kuvuga ngo umuntu umwe akunda 90%, undi agakunda 3%. Ari nabyo bivamo ko umuntu bumva ngo yagiye kwa makuza ngo yinaga hasi ngo barapfuye kubera yuko yanganye n'umukunzi we. Bizagufasha niba wenda wanamukundaga 90%, bizagufasha kureba ese agukunda kangahe ku ijana, nawe aba ari rwo rugero umukundamo. Guys, ni ukuri ndakugira inama kandi ibyo bintu bizagufasha. Guys, ku cya 11 w'izi nama nakugiramo inama kugira ngo umukunzi wawe musasubirane, cyangwa se niyo mutanasubirana we ajye ahora atekereza ko ari wowe muntu w'ingenzi mwigeze kuba mwakundana. Musuzugure. Guys, pay attention. Ntabwo mvuze ngo musuzugure ngo nimuhura ngo umutuke cyangwa ngo umutsire cyangwa ugende umuvuga nabi. Musuzugure mu kinyabupfura. Tuvuge niba hari ahantu mwari musanzwe muhurira nko mu birori by'inshuti zanyu, abizi neza ko aho hantu udashobora kuhabura, irinde aho hantu kuhajya kandi utange impamvu bitunguranye. Ubabwira ati nagize impamvu ubu rero sibishobotse yuko nahaza. Niba ubifitiye n'ubushobozi nawe panga ibirori byawe, nagerageza no kumva ahantu wari uri yumve ko wari wishimye. Guys, ibi bintu bizagufasha, bizatuma nawe ugatangira gutekereza ati se wa muntu kumbe niyo atari mu bandi bantu aba yishimye. Numvaga wenda yari bubagaragaza ko yishimye turi ari kubinyereka yuko turi kumwe, kumbe nubwo ataje hano naho yarari mu birori. Guys, irinde kumusuzugura byeruye, musuzugure mu kinyabupfura. Tuvuga wenda araguhamagaye, mbwira allo, yego umeze ute? Meze neza. None se ko wanyihanganira gatoya ko nari mfite akantu nari ndimo gukora, ko ninsoza ndibuze kuguhamagara? Yazakubwira ati yego nta kibazo. Rero nk'uko n'ubundi bya nyabyo kiri kumwe washoboraga kuba wamubwira ati ndahuze, akaba yakumva, bimubwire gutyo. Noneho mu nyuma nategereza se gusanga ntabwo umpamagara, ejo yongera kwandikire, nakwandikira umusubize nka nyuma y'amasaha 10 cyangwa 12, uvuga ati yego hey to, kandi nagusubiza umusubize ibisubizo biri ibisubizo biri closed, apana ibisubizo biri open. Tuvuge nk'urugero, naguha igisubizo kiri closed, umuntu arakubwira ati umeze ute? Umusubiza ati meze neza. Honor. Ibisubizo biri rero open, niba ngusubaje ati umeze ute, uhita umusubiza ati meze neza. Wowe umeze ute? Ubwo bumukoreye icyo bita open, ubumufunguriye open question. Rero irinde gusubiza ibisubizo biri open answer. Rero tuvuge niba uyu munsi niba kwandikiye, ejo nawe yongera akaguhamagara, jya mu hantu nko mu rusaku, umwereke ko wari wishimye, uri nko muri club urimo urabyina, ugati allo ntago ndi kukumva, uhita umukupa, ndaza ko njya nkuhamagara. Bizatuma ubwe atangira gutekereza avuga ati se uriya mukunzi ko mbona nta gaciro kimpereza, ko mbona atakinyitayeho. Bizatuma we ubwe bimusaza, atangire kuguporopoza avuga ati se
byashoboka yuko twakongera tugasubirana tugakundana. Icya nyuma rero ari nacyo ndi busorezeho, cyakozweho ubushakashatsi ndetse kikanemezwa neza ko ababikurikije byabagiriye akamaro, ndakubwira ko shaka iterambere, shaka akazi. Niba nta kazi wagiraga, shaka akazi, kora cyane niba wari ugafite, niba utigaga jya kwiga, uburyo najya gushakisha amakuru azajya yumva ngo wa muntu wo mu ex wawe yarakize, ubu yabonye akazi, cyangwa se yateye imbere, ubu ari kwiga, cyangwa se ubu ngubu niba uvuge yarakoraga mu gitondo gusa, ubu yabonye n'akazi k'ijoro, asigaye akora n'akazi k'ijoro, yumve yuko ubuzima bwawe bufite iterambere. Niba yari azi ko ubuzima bwawe bwubakiye ku bwe, yumve yuko usigaye wishoboye, bizamurya cyangwa se wenda binamushimishe kuko wenda niba warajyaga umusaba, ariko bizanatuma abona yuko uri uw'agaciro, wanakitunga mu gihe ataba ahari, bizamusaza bitume yibaza se ni iki nakora kugira ngo nsubirane n'umukunzi wanjye. Guys rero, nk'icyo umwanditsi Gary Chapman ku bijyanye n'urukundo avuga ko buriya ngo uko wiruka inyuma y'umuntu cyane niko we agusiga, uko we akwirukaho cyane nanone niko wowe uba umusiga. Rero ahangaha ni wowe uzaba ufite umwanzuro nakugarukira yuko ushobora kuba mwakundana, nakugarukira mugakundana, bizatuma mwembi mutangira gukundana mufite intego, muvuga muti nihe dushaka kuva, nihe dushaka kugera. Nibishoboka yuko mukomezanya guys, bizaba ari ihirwe ry'ubuzima bwawe, kandi izi nama zizagufasha. Nibinabamo umwaka mukaba mwakongera mugatandukana, bizatuma mutandukana burundu, noneho ntacyo wicuza uvuga ati ntako ntageze, naragerageje ibishoboka byose niwunaniye. Rero guys, ndabashimiye kuba mwabanye natwe, byadushimisha. Utanze ibitekerezo, inyunganizi, comment ziba ari ingenzi. Ndabashimiye kuba mwabanye natwe. Ciao ciao, bye bye.